Scovia ko wakuvuga yakumenye gute? She knows. We crazy, bro. We don't play no game. We bad. We crazy. Nanjye ngomba gukora cyane kabisa. Akantu ka Scovia ko kuba tatuzi kambabaje cyane araza kumenya umura ndabazi mw'abantu kuba umbwiye ngo ngewe ngo kuba uwo mubyeyi nkunda cyane Scovia ndamukunda byatari ngo kuba ngo yaramvuzeho ngo ni gute yamenye ikibazo cyabo ahubwo abaye hatanzi uri kumva ese koko yabona content zinjiza amafaranga byaba ari ikibazo aramutse abaye hatanzi ngo urimo uravuga si wowe wageneye ya message umubwira ati wiyo mo urimo urashaka kunteranya na Scovia nkunda cyane ushaka kunteranya Scovia mukunda kubi no ushaka kunteranya nawe mukunda kubi ngewe du ngewe ikintu kimwe nkora ngewe yo nakwiyamye cyangwa se nkaguhana nkabona n'ubundi watuje ntago wongeye sibyo gusa naguhaniye ntago nongera kukuvugaho nta n'ubwo ngewe nkimara kumuhana yahise ava mu bintu byacu arigendera yisubira mu nkuru nyine twamukundiyemo kandi tumukundira azisubiramo abamugaruye wabonye ko batumye abantu benshi batangira kumwubahuka no gushaka umusuzuguro ariko ngenda mukunda pe kandi namugiriye inama byari byatangiye no kuryoha abongeye kumugarura rero si kagahungu kawe se birimo rwose kagahungu kawe ngo katayikunda nibyo nkubwira ndumva abongeye kumugarura kuko ikosa rigiye kubaho cyangwa se ryanabayeho ni ukubona bongeye kumugarura mu bintu nari namubujije nawe yemera kubijyamo basha ndimu bahagurutse sibyo basha ndimu bahagurutse bantuza ba supermanager bahagurutse ndumva nawe ndumva watangira kuza mu mwandiko uri kumva gute se kandi gute iyo tuganira nkajya kumva nkumvura mugaruye kandi ubizi neza ko nanjye nshobora gucirwa nkanyerera nkagira ibindi bintu mvuga ni ukugira ngo nyine twongere tumugaruke uri kumva ndabizi ndabazi nibyo nkubwira ngo uwakoze amakosa ni uwamugaruye bariya abantu bose noneho nabonye batangiye kuza mu mwandiko bose ni abanyamunwa bakomeye cyane kandi bagutatura neje akongera kumena akongera kunyanyagiza uwakoze amakosa nuwazanye uriya mubyeyi nanone ariko reka nkubaze Scovia nta kuri abanyamakuru umuhanzi abahanzi bakora inkuru sibyo none se niba Scovia atazi abaririmba azi abakinnyi b'umupira ni ukuvuga ngo uwazanye Scovia wamukoreye amakosa kuko ndumva ndabazi mwese muretse gato genda gake mwese ndabazi twakoranye igihe cyinshi twagiye tunaguruka imigurukire yanyu uburyo mutaturamo mbanyizi uri kumva babazi mwese buriya ni ukuvuga ngo ashobora kuba agiye kugira ibihe bibi cyane mu buzima bwe yagize ku isi ndabazi terega mwese ndabazi oya njyewe gusa wari yanjye ni uko Scovia avuga ko ari umunyamakuru akuriye abanyamakuru nibyo nkubwira ahantu urimo uragenda ugana urimo uragira ngo noneho utangire ngo ubusesenguzi bwa nyabwo kugira ngo umutature neza ni ukuvuga ngo urimo uragenda utereka kuri kabyindi mu kanya uraje ngo uhite wanura ndimo ndibaza ko niba utazi umuririmbyi nka Ish Kevin
nuvuga ko ntabwo uzamenya abakinnyi bariya bana noneho bo yavuzeho kuriya wabure turaje urebe ibintu bigiye kumukorera mu ndirimbo bavuga ngo za block urukumva hari ibintu bajya bavuga ngo nkura block muri warubya n'ibyo waruje ibintu bagiye kurekura n'ibintu biteye ubwo ushobora no mu peti ntajya amenyera birabyana birapfa ni bibi cyane barabana barapfa ni bibi cyane nibwo bwa mbere nabonye ribu ihamagaza umuntu kubera yaririmbye indirimbo nicyo mubwira barabana barapfa ni bibi cyane tegereza urebe ibintu bigiye kuba wowe abana baraza kuza kurekura ibindi bintu bikomeye cyane utayimenyera kugira ngo buri kintu kiravugwa hano baragusama bizi baragusama bro nicyo kintu cya mbere kirimo kenzi kuko nawe ajya twikamo muri showbiz mo gake ariko ntabwo ashobora kuvuga ngo Dumba ntabwo muzi ashobora guhita avuga da cya Dumba nacyo kigira amabwa menshi aragutwitse ariko avuze muri funny we nawe ukumva ati kenzi ubwo nawe yatwikaga ntabwo ugaruka ngo umutwike ndabeshyera uragaruka ukavuga ati yateye blague yagize urukumva so nyine yego yagutwika mu bwenge ko umuntu mukuru araguna gutwika akakubaga atatu Dumba namuzi agira amabwa menshi nawe uzi yarimo aravuga inkuru za hehe nawe iyo ukumvise wumva nyine nta kibazo biterera blague acaho agenda urukumva kandi n'isi y'abajene anatanga n'ibiraka ku bajene kugira ngo muze mufane Gasogi n'ibiki byose aho ngo ntari ariko noneho urikumva undi we akaza ngo arimo arakasa ngo bikomeye cyane bigize gute umwana arakubaga papa byemeruka Godfather kiza afite amashushu uwitwa Bitre ariwe ufite n'indirimbo irimo irayobora Kigali ubu ngubu na Fifira yo umukobwa wanjye yafashe Godfather ahita amushwanyaguza arazingazinga muri rape gutya indirimbo amwita Godfaka arasimbuka arafata akamubwira ariko nyabo bana baraperi nanjye baranzi bandinya kubi kuko barayizi mfite indirimbo muri studio ibitegereje abantu batatu ntabwo nshobora kuyisohora ntarumva nk'umuraperi n'umwe ngeragezaho gato mfite indirimbo bita Umunzenze muri stu na Bushara hamwe na Bushara naravuze nti reka nzane umwe muri bo uri kumva namwe reka nzane umwe muri bo mbe mufite nigeze kubona muri studio mfite matekwa nyifitiye kwanza mfite indirimbo bita Umunzenze bro ngo kubita Umunzenze baba kubita yango ni bita Umunzenze duhemo freestyle oya ko irimo amazina aremereye byihorere harimo amazina aremereye buriya bibeshye gato noneho hari nk'uwo mba nshaka ngazabigerageze gato bita nkanda kuri buto bita nanashyingura reka tumureke ariko niwe wamuzanye ntabwo ujya muvugaho ni ukuri kw'Imana bora ya Fifira warayumvise Fifira yaramwumvise akanirimbo ni sawa nubwo gusa nyine we Dumba uri umukene nk'abari abana wagiye usambanya wagakwiye kujya bashyiramo amafaranga ashoboka ndetse Fifi urabona yabuze ngo Fifi indirimbo ya Fifi ibuze iki iyo indirimbo ya Fifi ni sawa ntabwo isa nk'umuntu nasambanyije nkagira icyo mumarira ntabwo Dumba ku mafaranga ufite uri kumva Fifi yari kubasohora indirimbo uyu munsi n'igihe wagendeye none sibyo hari amafaranga ndabyumva pe video ni nziza sibyo
ariko ntabwo yari kuba yasohora indirimbo uyu munsi n'igihe wagendeye. Aba afite nk'indirimbo 6 ziri hanze. zirageze Oya, ariko ngewe wazamuntijeho gato. Oya, ntabwo uzamusambanya. Ngewe ntabwo uzamusambanya. Umuntu uzakubwira ngo Jessica izo mipango yansambanyije azaba agiye kumbera. Nzamukono wese umukobwa nsambanya mu gutiza gute? Oya, ngewe ukamuntiza nkakwereka uburyo ngiye mukorera indirimbo za Dani. Ndaza kumubwira nzamugutiza. Oyo muntize ntabwo nzamusambanya pe. Urumva ndumva nge nagiye mpura n'ibibazo no kwenda nijye mbibwira abantu ntibananyumve ngo banantera inkunga njye kwivuza. Naje gusanga gahunda itarimo irakora neza. Menya ari imashini ya squash. Oya. Hari imashini ishobora kuba yara squash. Ubu mikiya guha wari kubigenza gute? Dumba mbabarira wokabya mbabarira mwana. Agutekereza nawe nk'iyo umuvuga gutyo wenda uzigifa ikibazo. Uzigifa ikibazo. Nyine iyo mubonye nka kuriye niyo ari maravuga bitambona nyine ko ashobora kuba kinutsa bro. Ni izina ry'Imana. Kugira ngo ubyemere neza. Ngusabire comment hano. Abantu bemera ko nabo bajya babibona nkuko mbibona musige comment. Mwandike ngo nanjye nuko. Abantu mwese mubona yuko ashobora kuba asa n'umuntu ukinutse. Mwandike ngo nanjye nuko. Shaka uzi guharabika. Ntago ari guharabika bro. Nyine hari umuntu mbona ntago njye ndi kuri iyo level bro. Ntago ndi kuri iyo level Dumba. Uretse ko namaze no kwirwarira wenda. Urumva? Ariko ndanirwariye ntago nabibasha. Ariko ntago uri rwose nanjye. Bantu rebe hano comment. Bari kukubwira ngo nabo nuko niko babibona bro. Bro, uriya mugore niwe muntu wa mbere waje muri showbiz nyarwanda udafite igikundiro na gike. Ako mukamureba. Hari ibintu baza kureba baje gutukana. Just bakabireba banyine ko baje gutukana. Siziri kubyumva. Hari umuntu baje gushungira nyine baje kumutuka. No kuri ibyo yakote nyine bakamutuka. Noneho afite nakaraga winini kandi ngo ni aga niwe muntu wa mbere nge nabonye ku isi wabayeho utarize. Uziko buya nubwo muvuga ngo nzovungo na yakango baranywa uri kumva ariko bari abahungu banjye batinywereye byeri ngo bayishyiremo. Na abantu bo bahanga ba mbere banabayeho kuri nusi y'Imana isi yagize. Bari abashobora kugenda bagafata abo bantu babiri babana basambana ko ntibarashakana barasambana babana basambana bakabigisha guhera ku kwandika kugeza barangije amasomo yose. Niba ari akora ibiri byabaye nabo bantu babiri niba bigora ibyambere nabonye comment bajya babahereza ndihereranya mu musarane narira ndavuga nise abangaba nabo baravutse cyangwa urumva byahise bituma nibaza ibintu byinshi. Njyewe nashakaga rero kukubaza ikibazo kimwe. Mbaza ikibazo Dumba. Ndashaka wicare hasi wumva indirimbo ya Fifiraye ufate n'indirimbo yaba Chris Easy na ba Kevin Kade na The Ben ubigereranye umpe indirimbo nziza kuri izo ndirimbo ebyiri. Indirimbo ya Chris Easy urumva na Kevin Kade na The Ben ni ya Fifiraye. Haje The Ben ni The Ben ni ugiye kunganira ibibazo. Oya bigiye do. Swero umuntu uri muri n'umwambwiye ejo ubundi ngo wakwambuye. None ngo icyo kintu njye nigeze bikubwira. Nawe utangiye kuba nka nopoda. Oya ntabwo yigeze nyambura. Mbona nkubwire. Uri kunyumva? Wansubije indirimbo ebyiri ni iyihe nziza? Indirimbo nziza niyo ngiyo bro, niyo ngiyo Fifiraye. Ngewe abo bahanzi bose numvise bavuza aho ruguru
bandi ngo bakoranye indirimbo yewe rwose ntago mbemere. The Ben uzira kuba ushobora gukora igitaramo cya New Year Groove umuntu mwavanye kuri zero nka Kasuku wa Mipango Jess Kwiza icogere mu nkuba ni wibuke ko ashobora no gufata nibura amafaranga make 500 umubwiye ati yaranamamaje n'icyo gitaramo yaranagize gute yaranamamaje icyo gitaramo ageze kuri nivo yo kuvuga ko atakuzi nkuko Scovia atazi Kevin Kade ariko Kevin Kade ntabwo ashabaye Scovia kutamenya Kevin Kade nta n'amakosa arimo none Kevin Kade hari indirimbo ya Kevin Kade uzi mu mutwe ndumva vuba niyi munda Kevin Kade ni hiti uravuga iki Kevin Kade ariko ntagara umustar nukuri kwimana du Kevin Kade ntagara umustar Kevin Kade no umustar Kevin Kade uzuko arutwa na rwanda byana byo muri nuzi byana byo muri buri ngurira buri kantu kimwe gifite urusura rugatare bakitane yivugire hari kimwe gifite urusura rumeze nk'indobo ntacyo uziko atakirusha ubusitani kuko umunsi mwakoze ikosa ryo guhereza n'uwo Kevin Kade mukamugira ngo umustar akaba umustar niryo kosa muzaba mukoze Kevin Kade n'umwiyemezo tabaho ofete uziko bura Kevin Kade buretse katubwira uziko bura Kevin Kade atajya mu nkambi iwabo bro ibyumba Kevin Kade no mu nkambi cyane rwose Kevin Kade no mu nkambi n'umunyamasisi none nyine iwabo ni ibyumba riga bro ni ibyumba kandi masisi iwabo ni masisi ntago ari ibyo yewe abanyamasisi benshi baramamagara bro n'abashuti banjye bya hatari bose barambwira ati twe turamwanga bitewe n'ukuntu kiyemera ntabwo cye kiza abandi bantu bose baraza abastari bose baraza uziko yaka nko kwa gatandatu nimugoroba yakasarusha Kevin Kade ubustari vugisha kuri Imana vugisha kuri Imana yakanarusha Kevin Kade ubustari Kevin Kade no vugisha yakanarusha Kevin Kade ubustari Kevin Kade ko ari inshuti yanjye uretse gato reka abantu babikubwire muri comment guys mumbabarire mu mwiza ukuri yakarusha Kevin Kade ubustari nta murusha Kevin Kade ko ari inshuti yanjye kubera icyo muramushyira yakarusha Kevin Kade ubustari nta murusha mu byandike muri comment uwa mbere aranditse ngo yaka uri kumva uwa mbere aranditse ngo yaka kugira ngo ubyemere nge nawe ndumva ati ikintu ushobora gukora ni kimwe nge nkunda ukuri yaka on top ndiko bari mwaragenda bandika ngo yaka on top yaka hejuru niko yaka nuwo bro ntabwo byo kubwira no kubeshya bro la majorité compte uri kumva yes ariko yaka aremera akavuga uti jewe ndagiye nsize nzovu uko yakana nzovu ni bamwe nzovu ndamusize asigara arimo arabomora wenyine kamanze nsimbuke ngere mu nkanda nje kumwe kigaje nganire n'abavandimwe ibintu byose nabi akabasura akagira gute akongera kiga reba yaka nta n'umuntu n'umwe wanditse Kevin Kade bari kwandika ngo Kevin Kade ngo ninde mu bahanzi badashobora no kuzanatwika nkiri muri no showbiz nyarwanda ntarafungura ki ngabantu banje mbabwire nitumubabari ni Kevin Kade igihe cyari cyo cyose ataraza ngambwira tumusa banura Kevin Kade ntazigira ndagasera mama ntagazigira twika ibyo nibyo ni nyupana nkanabanu ni rero ugenda nkavuga uyu nguyu dukomeze tugakomeza
Kevin Kade ntazigera mbana umustar ataranganiriza kirazira kikaziririzwa akanabigendera kure. ongera uvuge Ndagaswa ibyo ni byo mubwira mwana Dumba ntabwo bishoboka. We muganirize mubwira umusaza bita wa mipango nabonye influence afite hano mvuze ngo none amwandike ngo Kevin Kadaragasa ibintu abana bamukorera ngira ngo fyo mize mbabwira ni mwandike ibyo mbabwira bahita batangira kugenda babirekwa n'agatwera mama. Dore bahise batangira kurekura direct batangiye kumuha vuba vuba batangiye kumuhanura amikino bagira abantu banjye abantu banjye nta mikino bagira akanya abantu banjye nta mikino. Noneho nk'iyo maze wenda nk'iminsi nanjye ntabatamu utuntu twadanje baraza bakajya bandika muri comment ngo gasuku gasho nta guheruka kudutama nkahita menya ngo bashaka ko mbatama nkabatama niko abantu banjye bakora nta mikino bagira no kuvuga ngo dukora ku miguru. Chimbu rero dufitanye bifa ariko iracyari nto ariko ndayibona ko izakura. Chimbu musaba imbabazi uzimambu Chimbu nta bintu byinshi yigirira numve nawe umuhigi nyine wo wihigira ibiceri. N'umuhigi wo wihigira ibiceri ukumva nta bintu byinshi yigirira rwose. Chimbu afite indirimbo yitwa Deja Vu igiye gusohoka. Deja Vu nk'iya Fifira nawe yitwa Deja Vu. Noneho njyewe sinari nzi izina rya Fifira y'indirimbo bayise, sinari nzi ko bayita Deja Vu. Noneho Kenny Solo nawe bahurira kwa Nuza bagiye kuyimastering kwa Bob ewan. Noneho Kenny Solo yibaza ko ari njyewe wabigize ngo indirimbo ya Fifira yaba bayita Deja Vu abanzaniye beef. Haje sinari mbizi urumva. Ubu rero ntabwo ashobora kwemera ko ari njyewe. Erega njyewe Fifi ntabwo nyimufite w'ingufu, ntabwo nyimubwira ibyo akora n'ibyo adakora. Ni n'umusambanyaza. Hari abandi bantu bamusambanya si njyewe. Niba n'abafite ko hari ibyo barahari ubizi gute? ndabizi. Birangiye twigeze kuganira arambwira ati ngaramutse ayiraye kereka yagiye mu mihango. Ati Fifira yaramuryohanye nawe. Niko yanyibwiriye pe. Kenny Solo abandakariye uko nguko ngo ni njyewe indirimbo ngo wayise Deja Vu ngo kubera ngo ndimo ndamuzimya ubagiye gusohora indirimbo nawe yitwa Deja Vu kandi Deja Vu yagomba kujyamo The Ben ariko ndakubwiye agiye gukora ikintu cyitwa flop kubera indirimbo ya Fifira irimo irabyica ikanakiza ku mihanda yijyana. Wabibonye kuri mirijyana? Nabibonye kabisa. Bambwiye ati Inyanza ahantu hose iri gutwika mu magare yose mu diaspora n'indirimbo y'insirimu kandi abanyarwanda bumvamo n'amagambo bavuze. Amakuru ari i Kigali nayahe? Amakuru ari i Kigali sha umuhungu wawe bita Bishop Gafaranga sha ngo yateje akajagari mu mundi w'umugore we. Mu mategeko hano y'u Rwanda icyaha cyo guteza akajagari mu gitsina cy'undi. Urumva yewe ntabwo navuze mu gitsina navuze mu musu. Icyaha cyo guteza akajagari mu musu ingingo y'136 iyi ngingo ivuga ko umuntu wese ushyira ururimi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu muhi wundi muntu ku gahato cyangwa abikora atabiherewe uburenganzira abakoze icyaha cyo guteza akajagari mu muhi. Babyitaga nyine igitsina ariko si igitsina ni ikihe nyine? Iyo tukivuga twe tuvuga iki? Base mungu na baje hadi bagira ibitsina.
sinzi mu byumva nyine ndimo ndakumva twe icyo ndakurikira twavuga neza ni buri igitsina gore ko ni nacyo bashakaga kuvuga ngira ngo ariko na ba jihadi nabo bafite ibindi nabyo byabo ariko uzi ko ari wowe wikururira bifu nk'ubu jihadi umuzanye gute uzi ko ari wowe wikururira bifu ngoya ntabwo baba kwikurura bihawe ntabwo do abo bahungu umunsi bantagamo ngiye ku cyo ntangiye kuvuga ariko ariko musakuza ngiye byanyereka n'ibyo birangira tutarahura ngo tubiganire birangire oya duhuye tukabiganira birarangira bikagenda pe ariko iyo nzi ko wigeze gukora ikosa ni wowe ugenda nakomeza gake reka mbaze Eric Semungu na Jihad bariyunze Jihad aragoye kubana urumva ni umuntu ugoranye kubana umuntu wese Jihad ugoranye kubana kwiyunga nawe niba ntacyo ubukoze Jihad kandi Jihad aragoranye kubana bro ese Jihad ko abanye na Brian igihe kinini kandi ubwo se nibumvikana Jihad nabonye ntari biri ntabwo bumvikana urase baracyakorana kuri radio oya se wa mugane byarangiye gute ngo kuri radio byatangiye DJ Brian complaininga ngo bakorana n'umwana ngo ufite ubwenge buke ngo bita Eminyawe Eminyawe uramwibuka nyine ubwenge buke nari ntangiye kumwibagirwa ariko Eminyawe mbise mwibuka nyine bakajya bavuga ngo Eminyawe ngagira ubwenge buke n'ibiki byose ariko baje kureba basanga Jihad nawe ni hafi ya ntabwo urumva kabaya n'ubwenge buhera no kwisuku ubaye utanasiramuye ntabwo ushobora kugira ubwenge simbizi ariko sha Eminyawe nyine uko byarangiye bavuze ko ngafite ubwenge buke sha umwana ni mwizaniye w'umunyamakuru ushaka nka Eminyawe baraza bamamaza ubwenge buke kandi Eminyawe ni umwe mu banyamakuru bafite inzu bro nubwo afite ubwenge buke nyine nk'uko bavuga gafite ubwenge buke ariko ni umwe mu banyamakuru bafite iki bafite inzu biyubakiye n'umugore afite n'umugore nzi ko ari akaganzwa umugore arakaganza nzi ko ari inganzwa umugore ni inganzwa indese Eminyawe ni inganzwa reka genda Eminyawe saa 9 umugore hari ukuntu yazaga aje gufata ibiganiro saa 9 azagera umugore agatangira kubwira ngo taha bwije kuri emise kuri yemi ariko ntekereza ko umugabo wese urumva umugabo wese kuba yaba inganzwa ku mugore ntekereza ko ari nk'ubutwari kuko wibesha ukazamuka uri umugabo nyine no kuvuga ngo ntago wamara kabiri mu rugo uyisanga ahantu none aha ngaha amagingo aya ngaya profinuza gafaranga ari bwa bugabo bwigize ubuntu bw'ubugabo ngo bufite ijambo ari utugabo kaba ko karigize intare mu rugo ari utugabo two twarigize intare mu rugo kera nigeze kugira ka papa mudogo kari karigize akantu k'agatare mu rugo sibyo noneho papa mudogo wanjye noneho najya njya kubasura ngasanga kigize akantu k'agatare mu rugo ahantu kari ndagasuhuza urumva uravuga papa mudogo wawe kari karigize akantu k'agatare mu rugo nyine ebani karigize akantu ka danje avukana na papa wawe oya yashatse urumva yashatse mu rugo papa mudogo nyine ahubwo umuntu aba yashatse umuntu uvukana na mama wawe guru yashatse umuntu muvukana na mama wawe noneho babaga bameze nk'abifashishemo ukuntu ariho nyine yajya kurya akanyama mu rugo ibishyimbo byabaye byinshi aba bantu urimo uravuga ni abantu bo mu muryango wawe mu rugo noneho ibishyimbo byabaga byaramaze kuba byinshi noneho nkavuga nti reka nsimbukireyo
ngewe ko nahindura kundyo uri kumva umugabo wa anti wawe nkasimbukira rero n'ugasanga akigize agatare mu rugo ngo bakajyanira amazi muri dushe kera urabizi ndumva habagaho dushe zo kogera hanze nyine bagafata amazi mu ibase bakayajyana muri dushe subizira ibi byo kogera muri dushe nyine bije vuba nako ibi byo koga nyine amazi aturuka hejuru bije vuba ni ibyejo bundi za 2000 na kangahe 2010 sibyo ndakumva no ako gapapa mudogo bakajya bakajyana amazi mu ibase kandi amazi ashyushyemo ukuntu ameze nk'akazu yasi noneho hari haraje murumuna wako murumuna wako papa mudogo kawe murumuna wako papa mudogo kawe nawe yaraje noneho urumva nk'abantu bibandiraga abo baraziranye abatweretse uburyo atari akantu kandanje murumuna wako karamubwira nti ndagira ngo ubunterera siraje inkweto za kera bateraga siraje ari nk'izuba noneho ako byagenze ateze we ntufite umugore wamubwiye akabikora aha njye mitandita mu gutwi umuhungu w'igikondo avuga nubwo bagutayemo gutyo nanjye rimwe uzantuma ibintu mpita mubwira the same way uri kumva ubwo rero yaradufunguriye amayira natwe yo gutangira kujya tugaca amazi kugeza ubwo nshobora no kubizana ku mbuga nkoranyambaga nk'abango mwagaciye amazi ku buryo ukazanye no ku mbuga nkaba nkazanye nkaba nkitaka kuri ubuntu nagaze ubwo habaga ari he hari Kimironko reka genda uwikigaye akitande akitande oya ngiye ibintu bya famiye byo ntabwo ngiye ibintu bya famiye ntabwo njya nshaka kubizana hano buri uko buriya ngira n'abafamiliye baba kuri izi mbuga nkoranyambaga banatwika fo ariko ntashobora nyine kugaragaza ko ari umufamiliye hari ukuntu usanga bitari byiza hari nk'ukuntu umuntu urumva kwimenyereza n'abafamiliye none biba fo ukamureka nawe agahugu uramurego yabiba ibintu byo kuza umuzana mu mihanda rugashobora kugira hano hari abumva biri flex ugomba kwirinda kuko nanjye nihirinze flex bimenyesha iki flex ni ukuvuga abayumva bitwika nyine bitwika biri flex nyine biri flex urakoze cyane reka ngeze nzabyuka gutema ibiti yabana sansara dumba kabisa naheze